z'uburyo M23 ego igiye kwamburwa ibice yafashe. Byanze bikunze ishobora kuba ari nk'ahantu yatoraguye kabara agakopi gashaje cyangwa pura y'urugamba rwa RPA mu kubohora ko byagenda kose umuntu uri kurwanira nyine uburenganzira bwe. Sha niyo wamurasa agasigarana akaguru kamwe yagakoresha akaboko gasigaye muramushyiramo irya nyuma yirengeje batanu. Batanze igitekerezo ngo babinjize mu ngabo za leta. Mu ngabo. Uyu munsi M23 iravuga ko ibyo bintu itabyemera. 2012 byarabaye abana. Ariko ntabwo ari igena ikizaba. M23 yerekana imbaraga z'ikishoboye ariko si igena ikizaba. Yes, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Nkuko mubibone imbere ya kamera rero hariho Samuel Mutungirehe nanjye Elia bigezweho murimo murumva kuri mikoro zanyu. Samuel umeze ute? Meze neza n'amakuru abayihuta. Inkuru ufite ishyushye ni yihe rero? Amakuru ahari kandi muzayakurikire mubashe kuyumva neza muyahe n'umwanya. Aya makuru tugiye gutangira na gutya azagira uruhererekane rw'ibi zatuma tuyaganiraho kugira ngo tuyageze ku ndunduro z'uburyo M23 ego igiye kwamburwa ibice yafashe. Ibice yafashwe Goma hehe hose bagiye kuhabaka. Ntago biri muri Kivu y'Epfo n'Amajyaruguru cyane. Ati gute rero? Nukuvuga ngo M23 ntawe iteretse ko ifite imbaraga. Ego. Kesaswa cyangwa se byaba ibi yivugirwa hejuru ko haba hari uyifasha cyangwa se byaba uyitera inkunga niyo nitakubwira aho ikura intwaro n'ubwo uri tubwira ngo irazigura izindi kazambura. Yego. Ibyo nitubyitayeho cyangwa se nituri bitindemo cyane twarabibonye M23 yeretse isi n'amahanga ibereka yuko ifite imbaraga. Yego. Ifite icyambere gikomeye ko ari umugambi cyangwa se ari intego y'ikishaka. Yego. Kumenya kurwanira icyo ushaka. Ariko uyu munsi wa none ntabwo iri bwirengagize cyangwa nta nubwo izabasha kwigobotora igitutu mpuzamahanga kiri hejuru yayo. Yego. Uyu munsi wa none iracyafatwa nk'umutwe w'iterabwoba w'inyeshyamba. Ku ruhande rwa Kongo yego ni umutwe w'iterabwoba. Ku ruhande rw'isi gutyo uko tubibona ibihugu bitandukanye abahuza n'abandi ni muvoma abaharanira uburenganzira bwabo. Movement abaharanira uburenganzira bwabo. Na bene gihugu barimo kurwana na leta yabo bayaka uburenganzira. Erega urugero rwa M23 kopi yayo ishobora kuba yarabonye nk'ahantu urabona iyo ujya kubaka inzu nk'iyi. Yego. Hari igihe umwenjeniyeri hari abatajya guhanga bya hatari agafata kopi y'ahandi hantu inzu yubatswe agahita yubaka gutyo. Yego. Uyu munsi M23 uyu munsi wa none tuvugana cyangwa se kuva yahaguruka muri yatubwiye ko imbere yo kwitera Bunagana yinjira muri Kongo iva muri Uganda yamaze imyaka 5 yitoza runo rugamba irimo kurwana. Yego. Byanze bikunze ishobora kuba ari nk'ahantu yatoraguye kabara agakopi gashaje cyangwa pura y'urugamba rwa RPA mu kubohora igihugu mu kubohora abaturage nyine. Yego. Uko RPA yinjiye nayo ari abaturage n'ubundi bavuye mu gihugu bajya kwisuganya baje kubaza iki uburenganzira baje kubohora bagenzi babo. Ukuribuka ko Habyarimana yavuze ngo ikirahure cyaruzuye ngo ntabandi baturage keneye. Bagira ngo hari nk'ahantu batoye agakopi ubundi baravuga bati hanganze tukwereka natwe twabonye umuvuno uburyo tugiye kumanuka. Ariko byagenda kose umuntu uri kurwanira nyine uburenganzira bwe. Sha niyo wamurasa agasigarana akaguru kamwe yagakoresha akaboko gasigaye muramushyiramo irya nyuma yirengeje batanu. Kandi burya mu gisirikare uko mukubita umwanzi mumwicana personnel abantu bikoma muca intege. Gushaka kurasa umuntu ugasanga yarazengereje agace runaka ukamura mwahuranye. Genero ibingira niwe wavuze uti hari ibikorwa twakoraga ngagira ngo turabiyahuze. Ugasanga dufite imbunda imwe tukishura mu bantu bafite imbunda sengana kandi bigakunda. Kumenya gusa icyo urimo guharanira n'uburyo ugomba kubikora mu mibare ntutakaze ingufu nyinshi ku bintu byinshi. Isasu risokane n'igikorwa nibiba ngombwa rihitane babiri. Ibuye rimwe ryica inyoni ebyiri. Kubita umwe ryinjira rifate n'ukurikiyeho inyuma nibiba ngombwa. Kumenya kubara ngo ndahagarara mbakubita ari babiri kugira ngo nze gukubita umwe mu musaya none nze kumukubita undi nzenguruke gake mbabariranye mwese mbahuranye. Yego. Sibyo? Yego.
uyu munsi wa none M23 yarabyerekanye by'uko ifite ibyo byose yaharaniraga cyangwa se ifite ubushake n'ubushobozi bwo kugera kuri ibyo byose yaharaniraga, ariko uyu munsi wa none ntabwo ifite imbaraga ziri hejuru y'igitutu mpuzamahanga. Urugero rwiza twaruboneye, tumaze kurubonera ahantu habiri, muze gukurikira iki kiganiro neza. Twaruboneye Warikare. Yego. M23 iyo bayisaba, iyo irimo kurwana, hari ibyo bagenda bayisaba iyo hagiye yifashe nk'ahantu hatandukanye, hari strategique hakomeye, hagize gute, hari amabuye akenshi, hari ukuntu nyine batavuga ati baba we aho ngaho nawe wakabije wahafashe, gira ukuntu mwe musubiyemo inyuma gake. Yaragiye igenda yigerera ku kirombe cyitwa Alpha Mine kirimo abanyakanada i Warikare. Yego. Barabwira bati oya wari urengereye urakabije nawe, ticira birarura aho ngaho twaganiraho ukuntu ibiganiro by'idoha biratangira, inzira zirakomeza, bihita biva za Angola byimukira za Doha na za Qatar. Tubonye imbaraga zo kugeza hehe ku kirombe cya Alpha Mine muri Warikare. Isubira inyuma ibyabaye ku baturage, ibyo ntitwirirwa tubijyaho, ni nk'ibiri kuba ku baturage bo muri Uvira. Uyu munsi wa none urundi rugero ni urwo rwa Uvira. Yavuye Uvira, ibiri kuba ku baturage turi kubibona. Wenda biba byitezwe ko rwose baba babizi ko bishobora kuba byabaho, kandi no mu gisirikare iyo mu Rwanda siritu nk'iyo mu Rwanda, iyo mwe mu Rwanda kinyamwuga, mu Rwanda n'abatarwana kinyamwuga. Ntabwo wambwira ngo uyu munsi FDL irarwana kinyamwuga kandi irwanisha abacanshuro, irwanisha FDL umutwe wasize ukoze jenoside, ugizwe n'abakoze jenoside, irwanisha abarundi barwana mu biraka n'ibirenze ikiraka, irwanisha abo ba Eric Prince b'abacanshuro, irwanisha na zabigira gute byose. Abo ntabwo baba bari kurwana kinyamwuga. Kandi M23 uyu munsi wa none batarayishinja ngo ifite abacanshuro, sibye kuba bayibwira ngo always Rwanda is backing you, ngo u Rwanda rurimo ruragufasha, ibyo kabirenze ngo ikikomereza urugamba rwayo, sibyo? Ariko uyu munsi kuba cya gitutu cyayivanye Warikare cyongera kikayivana Uvira, uyu munsi wa none amakuru avuga ko icyo gitutu kiyiherekeje kibwira ngo nive muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Hanyuma ngo kimwe mu byo uribuka neza ko hari umudepite wo mu nteko muri Amerika watanze igitekerezo ngo babinjize mu ngabo za leta. Mu ngabo. Uyu munsi M23 iravuga ko ibyo bintu itabyemera. 2012 byarabaye birapfubusa. Irimo iravuga ko yaranamye ivuga na bisi imwe yarabyivugiye ngo utwo twaba ari uduhenda abana bongeye kudushukisha. Utwo rero ntituzongera kutwemera. Ariko ntabwo ari igena ikizaba. M23 yerekana imbaraga z'ikishoboye, ariko si igena ikizaba. Uyu munsi wa none niba bagiye kuyikura muri ingabo za FC M23 zaba zirimo kuva mu bice bitandukanye byo muri Kivu zombi. Yo ni amakuru twakandagiye. Amakuru akomeje gutangaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye avuga ko ingabo z'uyu mutwe nyine hamwe bifatanyije na Twirwaneho zirimo kwivana ku bushake mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru mu mpera z'iki cyumweru dusoje. Uyu munsi turi ku wa mbere, sibyo? Yego. Kuri iki cyumweru rero ejo hashize abasirikare benshi ba AFC M23 bagaragaye bivana mu duce twa Ngungu, ibaze, Rumbishi, Ntaka, Kamatare, Bitagata na Kibungo muri Kivu ya ruguru. Yego. Urumva? Utwo duce tukaba ndetse ngo tumaze kugeramo ingabo za leta FARDC zamaze gusubiramo. Kandi urabizi aho zisubiye zihita zibabwira ngo mwe mwaracumbikiye umwanzi muhagarare natwe tubashingemo icumu ryacu. Mbese bapfa kubona ufite amafaranga usa nk'umunyarwanda se cyangwa uvuga ikinyarwanda kaba kakubayeho, barakwereka nyine. Muri Kivu rero y'Epfo naho umve naho uko byagenze. Naho ingabo za FC M23 noneho Kivu y'Epfo naho harimo na Twirwaneho. Yego, abanyamurenge. Izo teto za Fizi Epfo hariya hose ngo zavuye henshi mu kibaya cya Rusizi cyangwa se Ruzizi mu mujyi wa Sange, Ruvunge na Kamanyola. Hano Kamanyola rwose. Ejo mu gitondo ndabaha amakuru ya Kamanyola atari hivumbi. Sibyo?
nubwo nabyo wenda nyine bitaremezwa n'ubuyobozi bw'uyu mutwe yego cyangwa uruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo bavuge yuko bamaze kwigarurira uduce twahoze dufitwe, ariko Kongo si akabati, mu kanya gato barabivuga. M23 nayo iri burwane nuko Muyaya atari buyitange kuvuga iyo nkuru, kuko abatanze kuvuga iyo nkuru yaba batanze kuvuga ko yabatsinze. Twabakubise kandi M23 iri buvemo ivuga ngo igiye kuvamo ivuga ngo turi kubahiriza ibikubiye mu masezerano ndetse no mu busabe bwa Trump, ndavuga Amerika, inzira y'ibiganiro, sibyo byadoha aho turi kuganira na FARDC cyangwa se na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko no ku busabe bw'umuhuza w'u Rwanda na Kongo, kuko arabasaba kuba iby'intambara ubu ngubu yamaze kuvuga ngo ntabwo hagikenewe intambara, kuko barimo kwica amasezerano yasinyanye na Kongo. M23 irimo kwica amasezerano ya Trump yasinyanye na Kongo, Amerika yasinyanye na Kongo yo kwicukurira amabuye mu mutuzo nta rusaku rw'imbunda ruhari. Uyu munsi wa none Amerika ntabwo iratangira kuyacukura kubera urwo rusaku rugihari, kandi bice arimo nibyo M23 bifite. kandi Kisekedi yarayamwemereye yaramuhaye ngo yidiro nuyikozamo nuyigira igakunda u Rwanda rukamvira mu gihugu, niko avuga, kuko bavuga ko M23 ari u Rwanda, ngo u Rwanda rukamvira mu gihugu nzaguha icyo ushaka. Basinyana amasezerano, tubona Trump abishyushyemo, tugira ngo wenda nuko gusa ashaka igihembo cya Prix Nobel. Cyahe ntacyo cyahe shaka igihembo cya Prix Nobel se abishatse ntiyarare hagaze cyane. Niba afite ingabo zishobora kujya gushimuta umukuru w'igihugu zikamujyana mu ibanga rikomeye zikamujyana abamurinze imbunda ngo no gukora ku mbarutso byabananiye, babaye febre gutya kubera urusaku rw'iyo ntwaro batumvise. niba atari akagambane Trump arakomeye. Trump ni mubi cyane. Amerika irakomeye, erega arimo arayigira great again kugira ngo igize ko impoza ikintu ugikore ubyango bikunda, ugikore byo kwirengera, ugikore byo kwirengera, kuko nutagikora kandi agishaka ingaruka nizo nyinshi kurusha abami ba kera iyo baga gushaka uretse no kugiye mu bami ejo bundi shaka yavuga ati muzana igihanga cye nimwirwa muzana umubiri wose tuzi uko byagiye. urumva gusa umutwe wa M23 ukomeje kwamagana ibitero bivuga ko byibasira abasivile bikozwe n'ingabo za leta FARDC hamwe nabo bafatanyije barimo za Wazalendo ni ihuriro ry'ababane FARDC abarundi FDL, uko kuntu kose bigira gutya na bigire gutyo. urumva ahaheruka kwibasirwa n'ibi bitero by'indege rero nk'uko mwabibonye ejo bundi bajya gushyingura hamwe ho Sukhoi zarashe, akaba ari mu duce twitwa Mpeti na Minjenje muri territoire ya Warikare, ngira ngo abonye baskove bagiye muri iki cyumweru gishize ku itariki 25 nejo bundi bariyo bataravayo. Gusa kwa gatanu w'icyumweru gishize ejo bundi leta ya Kinshasa yatangaje ko gahunda y'uburyo izagarura ubuyobozi n'imitegekere mu bice bifitwe na M23 nayo ihari kandi izakora. Buriya niba hari abantu bari mu kaga n'abantu bari mu butegetsi bwa M23 bakazagira ibyago ibyo bice bikongera bigasubira mu maboko ya leta cyane. Wari barakugize buguru mu isekuru bazaza bazagusekura ugaragara muri video imwe kwa kundi bigaragambya ngo turashaka ihaguma ukagaragara muri video kaba kabaye. Icyaba cyiza rero yagifata ibyo bicivuyemo ikajyana n'abategetsi bayo kugira ngo ibarindire umutekano n'abanyarwanda bari n'abaturage bagaragaye cyane mu isura mu itangazamakuru, ikajya igira ukuntu bagendana cyangwa se bajyana mu bice gifite mu rwego rwo kugira ngo kera nibemeranya amasezerano runaka y'uko ibyaha byakorewe muri iyo mirwano bitazagira uwo bibazwa, n'abo baturage bazaziremo batarakatiwe mbere y'uko ayo masezerano asinywa. Urumva biba bimeze nko kubashumuriza imbwa, kuko uyu munsi wa none aba baturage bagiye bagahanwa n'ubutegetsi bwa Kongo ko bahaye ikaze M23 bamwe bakinjira no mu butegetsi bwayo bagasimbura ubwa leta, sibyo? Bagahanwa na Kongo ibihano runaka harimo n'ibyo gupfayo igina bitanga nubwo kwica wenda ibikora gakeya, ariko iracyandika ikagishyiraho ko yakwisha.
hasinywe amasezerano batarabanza gutesha agaciro ibyo ngibyo byabaye muri ubwo bucamanza, wa muntu akomeza guhana. Amategeko niko akora, ntabwo aca inyuma, agenda atya, hagakora retroactivity. Ubwo rero byaba byiza ngo igiye igendana abo bategetsi bayo yagiye ishyira mu duce igenzura, hanyuma yazamara kumvikana ibyo yumvikana na Kongo n'umuhuza n'abandi bose bakavuga ati okay, noneho ubu ibyakozwe byose buri wese ku ruhande rwe wenda yarari mu byo yararimo, ntawe ugiye kubazwa ibyo yararimo, niba twemeye ko twese tugiye guhara. Bityo n'aba bantu bashyiriyeho ibi bihano cyangwa se abantu bose bari mu byago, andanje personne andanje, bitewe nuko bari mu butegetsi bwacu, mubakureho ibyo bintu hazagira ukibabaza, bakabishyira mu mategeko yuko ntawe uzabibazwa. Yego, wenda yagendwaho n'umuntu ku giti cye cyangwa na leta mu bundi buryo yabinyuzamo, ariko ntibyitirirwe ko byaje biturutse ku kuba mbere yarabaye muri ubwo butegetsi. yego, nizere yuko aya makuru muyumva kandi muri buyabyaza icyo mushaka. ejo mu gitondo uratubwira ibya Walikare. Mu gitondo ndababwira Walikare plutôt iyi Kamanyora uko haramutse n'ikiri buno munsi. Makuru arimo aranshyira yuko Kamanyora naho bira mwabonaga ejo bundi biri ku yindi tension. Samureka ngushimire. Urakoze cyane.